uramupita afite impano y'amano y'imihanda afite impano. Sifa we ukuntu wari keza utarananira. Zera we wabonye izindi size uranyihorera. Sinakubeshye ko nabaho udahari. Oya sinakwijeje Ferrari na Bugari no nari mbizi ko imitima y'abari ari migari bizarangira nkizwe ibikari nakubeshye ibintu ni fresh ibintu ni fresh Brown karame ibintu se byari fresh ra cyane power mwana nabidana ndabona ibintu ari fresh Nyagatare amata turayanywa ibigori bireze Ninzuri kabisa Uwiteka aba yaratugiriye neza. Ariko rero Brown hagati yangaho numvishe winjira mu ndirimbo ya Papa Cyangwe. Papa Cyangwe bimeze bite? Papa Cyangwe wowe ujye umwumva. Cyangwe ni umuhanzi uri romantique bro. Ni umuhanzi ufite urwego ruri hejuru. Urwego ruri hejuru sikanumva ngo Rocky yamutaye mu bigo. Rocky abura ninde wasezereye undira? Ninde wakatiye undi? Urase si byaba ari Papa Cyangwe mukateye ma. Oya. Urabona ari mwana inyuma cyihishe. Ira ni prank. Mane abantu ngo basigaye bapanga prank zigiye zitandukanye. Ira ni prank ya danje. Ariko mane Rocky yaramujugunya itatangira kugwa hasi. Rocky? Mwana ariko urabona korabasigaye afite nyuma yo gutandukana na Rocky. Ahubwo Rocky yaramwicaga mane. Yamwicaga se. Rocky yamuriragaho hit ya danje. Ubu se tushatse kuvuga ko ari Papa Cyangwe na Rocky ufite hit ari. Ni Papa Cyangwe of course. Ntago nabyemera. Kubera none se icyambere cyo Papa Cyangwe abamukurikira. Uje na Rocky abamukurikira. Ubona ari ndu ukurikirwa n'abantu benshi. Ibyo burya nawe twabigendera. Uzwi n'abantu benshi ninde? Uzwi n'abantu benshi. Of course ni Papa Cyangwe kuko abantu bakurikirana umuziki cyane kurushwa bakurikirana amafilm. Kare Brown rukumbeshya gasobanuye kaba kuba. Kubahe turabizi. Oya nanjye ngomba kukubaha ariko nago nakarutisha umuziki bro. Umuziki? Ayaka nago. None se umuziki tubona abantu bagenda bamwe na bamwe bawangiza. Agupona ati abantu bose baramwanga. Uramuje ni ngwa yesa ajya Uganda. Uganda se mane. Yes. Umuhanzi ukunda mu Rwanda. Urabona rindi. Umuhanzi wa mbere nkunda umuhanzi ufite urwego ruhambaye umuhanzi utagereranywa n'abandi bamwita King Kivumbi. King Kivumbi. Cyatara mwana. Mbere y'ikisura mujama mane. Uramutipe. Mukubita nka vase yesa wumva. Gayiminemo nyine. Niko. Afite indirimbo nyinshi ura mwana. Urugero. Ayo yasohoye bita Fever. Urayizi? Fever. Uzeho gatanya ngo gutema umurongo twumvishe abantu badukurikiye. Irakujabutse tukubigenza kandi sinibanga uteye amafemba yole kwiyoledi onelo Angelina ni wowe utuma nwika byakugeraho kanera Fever cyaza niko icyama amahirwe tukibera inshuti niyo twazahuza rimwe then it was nice to meet you. Mujama ararenze Kivumbi tujye tubamaje se none mwo Kivumbi ni ryari watangiye kumufana ndakubona uri umusore mwiza cyane se wamukurikiranye kuva ryari ko Kivumbi tumuza ari umuntu wa kera we ubanza Kivumbi nyine no munda mama naramufanaga kuko amaso yacakururana bwo amaso yacakururana urabeshya aho buri ku editinga cyane hoya Kivumbi buri ngo agira gute ngukiri mu namufanaga cyane rwose indirimbo ze nakuze nzumva ubanza nanavuka ariyo ndirimbo numvishe ya mbere afite ibintu bita umudugudu twavukiye murawuzi Sifa we ukuntu wari keza utarananira zera we wabonye izindi size uranyihorera man Imana reka tuhubahe cyane aracyarimbwira ati bisho wa muhungu wanyu bita Brown bakunda cyane ese Brown bagusanga he bakubariza he imbuga ukoresha rimwe na rimwe nizi imbuga nkoresha
TikTok nkoresha iyo bita Brown Official. YouTube channel ngakoresha iyo bita Device w'umujyi. Iyo nickname buriya mu kigo naratwikaga niryo zina banyita.